Shalom, shalom, shalom. Bwoko bw'Imana turabasuhuje, turabahobereye iminsi myinshi, hari haciye iminsi tutari kuganira kuri bino biganiro bijyanye na relationship ndetse n'ibindi tuzajya tubazana mu minsi iri imbere, ariko turanezerewe kongera gukora iki kiganiro. Tubahaye ikaze. My bishop, umeze ute? Wari usigaye ubahe muri iyi minsi? Dore niwe wabuze, niyo mpamvu tutakoraga ibiganiro. Bahari dukumbuye gukora ibiganiro, twabonye bifasha abantu benshi. So rero we are very excited to kugaruka mu mugisha. Iyo tubona ari contribution twakora kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke n'ingo z'abanyarwanda muri rusange zitera imbere cyangwa zongere zibane mu mahoro, aba ari umugisha. Umaze kubona iki kiganiro kimaze gufasha ko twagiye tubona amakomantere menshi, abaduhamagaye, abatwandikiye, wabyumvishe gute? Ni ugushima Imana yuko kandi dore ko wari warabyanze kuva kera. gute se ndabivuga. Ariko ni ugushima Imana ko byibuza ikintu cyose wakora kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, cyangwa imiryango y'abakristo n'abanyarwanda muri rusange, kugira ngo imere neza. Iyo contribution uko yaba ingana kose, yaba ari ntoya, yaba ari umuntu umwe, yaba ari abantu babiri, biba ari ikintu gikomeye, kandi biba bigaragaza ko ari ubushake bw'Imana muri icyo gihe. Nta mugisha urenze guparticipatinga mu mugambi w'Imana cyangwa mu bintu Imana iri gushaka ko biba icyo gihe, ukemera yuko ukorana cyangwa ugukoresha muri icyo gihe, aba ari umugisha ukomeye. Wow! So rero turagarutse, ubu tugiye gutangira gukora biri sawa. Ubu uyu munsi dufite ibindi tugiye kuganiraho. Tubahaye ikaze mwese aho muri hose, kandi Imana ibaho umugisha. Nawe nguhaye ikaze, karibu sana. Urasa neza, imisatsi ni myiza, I can see. Yes. Kubanje guseka urapinze. Aha, bless you. Now reka dutangiye dusenga, ubundi dutangiye ikiganiro cyacu. Mwami, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye impano y'agakiza waduhaye, tugushimiye impano y'ubugingo buhoraho waduhaye, tugushimiye ko twahindutse abana b'Imana biciye mu murimo Kristo yadukoreye ku musaraba. Turagushimiye no kubw'uyu munsi uduhaye, ndetse ni platform adoye kugira tubashe gukontribua ndetse no kubaka societe mu ruhare rwacu rutoya dutanga, ndetse n'abandi, kugira ngo turusheho kubona umuryango mwiza mu gihugu cyacu, mu itorero ryacu. Reka uhabwe icyubahiro. Tuguhaye ikaze Mwuka Wera, utufashe, utuyobore, tuze gusoza amahoro. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye, amen. Now twari dufite ibintu byinshi byo kuganiraho kubera ibyo mwagiye mutwandikira mudusaba. Hari abadusabye tuvuge kuri love story yacu, hari abadusabye tuvuge ku bikomere bigiye bitandukanye umuntu akiri ibikomere muri relationship, hari abagiye badusaba niba umuntu agenderaho, nibyo nubishe bita ngo red flag. Urumva ni gute wirengagiza amakosa mato agasanga arakugarutse. So twafuje ko uyu munsi love story turi kuyikukinga, ndibaza very soon, ariko turi kureba nanone uyu munsi ni ayahe makosa. Sirito turashaka kuvugana n'abantu batarashaka, turashaka kuvugana n'abajene bakiri muri relation, bakiri gushaka abakunzi se, cyangwa se bitaranaza, cyangwa se ushobora no kuba imyaka yawe itaragera, ukaba udukurikiranye, ukaba wakwibikaho ubumenyi mbere y'ibindi. It's really good. Now turifuza kureba ni ibihe bintu ushobora kubona ku muhungu, ni ibihe bintu ushobora kubona ku mukobwa byatuma udautinga, byatuma uvuga ati nyamara ahantu naho gutinda, kubera ko hari ibintu wirengagiza, bigenze gutya bizashira, ariko ugasanga ibyo uri kwanga gutindaho ari byo biteye ikibazo gikomeye. So now ndifuza ko ari byo tuvugaho mu minota mikeya nk'indi yacu isanzwe, and then tukazakomeza nyuma. So my wife, my bishop, ngira iyo tuvuze ubundi red flag, abantu bajene cyane abantu batarashaka bumva iki mbere ko tujya mu bindi? Navuga ko muri iki gihe ibintu byose abantu basigaye babishakiye amazina. Rero ni bimwe mu bintu cyane mu rubyiruko no mu bajene, abantu red flag barazizi, baranabiganiraho, baranabyumva. Ni ya makosa cyangwa twa tudefo umuntu afite mukundana ukatwirengagiza,
cyangwa se mutanakundana ukibona mu muntu mukabona ko bati umuntu ntabwo twahuza ariko sometimes ari n'ababibona ariko bakabyirengagiza babibonye so rero ni ikibazo gikomeye cyane cyane kubera ko bumva yuko ni bitoya twabyita bizahinduka cyangwa bati nzamuhindura cyangwa se bati ndamukunda cyane nabyirengagiza ugasanga imyaka uko ukomeza kuza ugasanga cya kintu wahaye agaciro gakeya nicyo gitangiye kugaruka mu minsi iri imbere so rero muri relationship ndatekereza yuko waba uyirimo cyangwa utarayijyamo ni ikintu uba ugomba kureba ntabwo ariyo target yawe ngo ujyemo ngo uri gucunga abantu bakora gute ariko ni ngombwa yuko ureba ibyo ukunda n'ibyo ushoboye kwihanganira n'ibyo ubona byaguteza ingaruka mu myaka iri imbere niba ubona umuntu ufitanye gahunda irambye cyangwa kuzashaka kandi ndatekereza ko buri muntu ufite muri relationship no kugira ngo azabane n'uwo muntu ndakeka ko intego yabo ni ukugira ngo bazabane ababishaka bazabashe kubyara Imana n'ibikunda so rero iyo ubona ari umuntu mufitanye kuzabana igihe kirekire ni ibintu ugomba kureba hakiri kare kugira ngo uprotectinge amahoro yawe n'ubuzima bwawe no kugira ngo ube unezerewe kuko ubu buzima buraguye so iyo wa muntu ukunda kurusha abandi cyangwa wa muntu wakabaye ari ingenzi mu buzima bwawe nawe yiyongere mu mitwaro ufite mu buzima utangiye guferinga mu buzima actually na mbere ko dukomeza ikiganiro neza nuvuga ngo turi gushaka kwereka hagati y'umuhungu ndetse n'umukobwa birashoboka ko hari sinye ushobora kureba ibyo bintu bibiri bigatanga iki kintu icyambere nuvuga ngo hari red flag zo kwihanganira sibyo hari n'izindi zo kutagira gute zo kutihanganira am I right kuko hari ikintu ushobora kubona ku muntu tuvuga urugero iyo agize umujinya aramenagura ibintu aho ngaho hari n'abantu nigeze gukansaringa umukobwa wakundanaga n'umuhungu uwo muhungu akajya amukubita iyo yarakaye sibyo ubwo mpise mbyibuka kubera icyo twavugana niyo ngo umujinya bene icyo kintu bamwe bashobora kuba twenda reka tugende tuzakihanganira ariko tuvuge nko ku wundi icyo kintu ndashaka kuduhe ibintu ushobora kureba ku muntu ukamwihangana ko ati ngibi nzabana nabyo ntago ari ibintu kuko hari ibintu bitajya bipfa guhinduka ku muntu ariko hari n'ibindi uvuga ati ibi byo ni zero tolerance ebana ntago bishoboka ko nakundana cyane nabana n'umuntu umeze gutya tubwireho gatoya kuri ibyo bintu sirito kuri side y'abakobwa ubundi ntekereza ko ikintu kiba ari kibi ufite ubushobozi bwo kukirinda hakiri kare nta mpamvu yo kwihangana kandi ushobora kukirinda bigashoboka nicyo cyiza cya dating na relationship ni uko ufite amahirwe 100% yo guhitamo ibintu ushaka cyane rwose rero ntekereza ubundi utarajya kuvuga ngo ni ibiki wakihanganira ubundi kuki ushaka kwihangana kuki udashaka umuntu utazatuma bitazagusaba kwihangana ego mu buzima bisaba kwihangana ugashaka umuntu bitazatuma wihangana rega ibyo twihanganira biratandukanye ariko abajemo kwihangana ari ibintu utakemura uko udafiteho ubushobozi nk'uburwayi nta kintu wabukoraho urabwihanganira ugasaba Imana ukivuza ugakira ariko niba umuntu agukubita mutarabana urajya kwihangana okay nuvuga ngo hari ibintu ubona utagomba kwihanganira hari ibintu ubona utagomba kwihanganira nta n'impamvu yo gutangira kubyihanganira mutarabana mu gihe ufite amahirwe yo guhitamo buri muntu wese ushoboka uko iyo uri single ufite amahirwe yo guhura n'abantu batandukanye abeza ababi abo muhuje abo mudahuje so rero nta mpamvu yo kujya gushaka ba bantu bazakubera umutwaro hari n'abandi bantu ahubwo bazagufasha kugira ngo imitwaro ufite igabanuke kuko mu buzima hari abantu duhura nabo ibibazo n'imitwaro twari dufite bikagabanuka cyane rwose ushobora kudashira kuko that's life ubuzima bufite challenges zitandukanye uyu munsi izura nazo ntabwo ejo ari izura nizo uyu munsi ukurikira ariko nta mpamvu numva yuko ugomba guhura n'umusaraba niko nabyita uwubona ngo ureke kuwikuraho umusaraba Kristo niwe wenyine afite umusaraba adashaka kureka kuko harimo gucungura ubugingo bw'abana biwe kandi twebwe ntituri ba Kristo twe ntabwo turi ariko Kristo yari afite gufesinga uriya musaraba nawe yaravuze ati niba bishoboka iki gikombe kindenge ariko muri side yiwe no mu buryo
context yiwe ntabwo agomba gukira ko niho gucyanka kwacu no gutabarwa no gukira n'ubuzima bw'iteka twari kubukura ariko niba ubona ari umusaraba wowe ushobora kwirengagiza cyangwa kwirinda nta mpamvu yo kujya umureba. None se ukiraho ushatse kuvuga ko siritureka twigarukire ku basingozi cyangwa se ku bantu b'abajene batarashaka ariko cyane b'abakristo kuvuga ngo gutera indobo cyangwa se kwanga ukava muri relationship cyangwa se kwikura muri relationship ntabwo ari icyaha. Abe nagatumva kambibabwire rwose. Uvuga ngo humuriza abakristo cyane bumva ko nimba yakundanye n'umuhungu basengana baririmbana akumva kumwanga ngo wapi ni icyaha ndaba nkoze icyaha. Nyaka mbabwiza ukuri. Ngiye kubagenda muri kamera. Na rimwe kubona ikintu kitazagukorera ukakikuraho hakiri kare ari icyaha. Nibibaho. Gukatira umuhungu cyangwa umukobwa nta cyaha na kimwe kirimo. Nta nubwo wagafirinze giti uko wamukatiye. Ikibazo ni uburyo wabikozemo. Okay. Kuko ababikora mu buryo bugakomeretsamo umuntu. Aho ushobora gutandukana n'umuntu neza. Ashobora kutabyakira neza ariko hamwe n'igihe akazaboneka ati bya bintu byari sawa. Akenshi abantu bikunda kuba kwanza ni na red flags ikomeye cyane. Iyo ari nk'umuntu wagufashije mu buzima bwawe n'ibya bihe byari bigukomereye maybe yarakwishimiye mbese yaragutunze cyangwa se ari ahantu hari contribution nini yakoze mu buzima ukumva yuko kubana nawe n'umwenda umufitiye ntushobora kumukatira biragoye ukabona yuko ibintu urimo ntabwo ari byo pe uwo muntu ntabwo ari uwawe ukabona ari kwica ubuzima bwawe cyangwa nawe ubwawe uzabwica ugiye. Ikintu mbona niyo umuntu akugiriye neza mubwire ngo urakoze. Nta jambo Imana yaremye ntabwo turabona muri dictionnaire rirenze thank you. Uwo muntu akugiriye neza mubwire ngo urakoze wagize neza kumufasha. Nimuhura gukeneye service uzayimuhereza. Niba ari ahantu contributing mu buzima bwe ngo ugende neza uzabikora. Ariko ntuzabe muri relationship kubera ko ufumva ari umwenda cyari impuhwe ufitiye uwo muntu. Ibintu yankoreye koko sinaba muhemukiye. Niba wumva umukunzi that's fine ni byiza cyane. Niba wumva utamukunzi uwo muntu ariko yango yica ubuzima bwawe n'ubwo mu myaka iri cyangwa n'icyo gihe burimo mushimire kubw'imirimo myiza Imana yamukoresheje cyangwa yagukoreye ku buzima bwe kubw'umutima mwiza afite umubwira ati urakoze cyane kandi nabyigiyeho byinshi cyane rwose kandi koko bikuye ku mutima kuko kubona muri iki gihe umuntu kugirira neza niyo mpamvu tudatekinga for granted ariko yavuze ngo abantu babagiriye neza bose ugumane nawe nk'aho ni igihembo uri kumeza cyangwa ni impuhwe mufitiye ubona bidashoboka mubwiye ngo urakoze ubufasha bundi azagufasha ubushoboye uzabikore nimuhura mu makuba uzamutabare aho azagukenera uzaho uhari ariko ntabwo ugomba kuba muri relationship bitewe n'impuhwe cyangwa se nuko wumva ukeneye kwishyura umuntu bivuze ngo gukatira umuntu rwose nta cyaha kirimo nta mutarasezerana ni muri abana nta commitment ihari mu gihe wumva ufite impamvu zifatika nta mpamvu yo gutuma uguma muri relationship utishimiye mukatire rwose ariko nanone ureba uburyo ubikoramo ube kind kuko birareba ni ibibazo bijyanye n'umutima udakomeretsa umutima we umubwire neza utamusuzugura niyo myaka mwabanye yeva rero kwanza n'umuntu wemeye gukundana nawe bivuze ngo ni umuntu wabonye ukabati umuntu namukunda bikeme so rero kuba afite nizo attributes zigaragaza yuko yavamo umuntu ukunda cyangwa nakunze hari icyubahiro umugomba kubane dukundane ariko ntitube muri relationship zitatwubaka kandi cyangwa tubona zidafite aho zikwita. So hari n'abandi bameze gutya ugasaga yakundanye n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu igihe kirekire akareba akabati iyi myaka yose ngiye gupfusha ubusa sibyo iyo nane ni challenge ibaho cyane ugasanga wenda apari yo kuvuga ngo yaramufashije ariko abantu bakundanye imyaka 7 n'urugero habonetse impamvu tuvuge igomba kujya gute kubatandukanye ariko umuntu akareba kuko muri iyo myaka hari ingeso nziza ziba ku muntu hari ingeso mbi umuntu yiga ugasaba umuntu ari kugenda agira gute aguhindukana ni naho have ibikomere. By the way turi gutegura session ivuga ku how to overcome wounds muri relationship ni gute wakira ibikomere byo muri relationship ndibaza azaba ari umuriro ariko
mu gihe tutarayigeraho naho ngaho suruse yabyo biva ugasaba umuntu agize ibikomere ageze no mu rugo stili bya bikomerera cyawe. Rero icyo turi kuvuga ni iki, turi kuvuga ko igihe cyose ubonye defo ku muntu ukabona iyo defo irenze kapasite yawe yo kuyihanganira, nkaho kugira ngo birenze amaso ugere mu rugo, kuko nujya mu rugo uzasanga izindi defo zishamikiye kuri cya kindi yaguhishe. Noneho hari n'ukuntu Imana igira gutya igatuma umuntu igucira nka sinye kugira ngo umenye umuntu. Tuvuga umuntu habara akantu kabaye kubwiye nabi ukuntu bitunguranye cyangwa se bibaye gute, ibaze noneho. Kandi noneho biratangaje ku mugabo, buriya abagabo iyo tugiye mu rugo ubujyanywe n'amatsiko, donc tuba dufite amatsiko. No ku bakobwa bako cyane abagabo, nuko ngo amatsiko yamaze gushira, wa muntu utakubwiraga nabi aratangira akakubwira nabi. Niyo mpamvu abagore benshi bareklama, umugabo wanjye tugeze mu rugo yarankundaga cyane, yanyitagaho cyane, bigira gute biragabanuka. Suko yakwanze, ahubwo amatsiko yagize gute yaragabanutse. So wa muntu utarakubwiraga nabi reka atangire kubwira nabi. Hari abantu banga kubwirwa nabi, nka kugira ngo umubwire nabi, ahubwo hari ikindi wamukorera. So bibaho. So icyo turi kuvuga ni iki, turi kuvuga ngo reba ibintu hakiri kare utabirenza amaso, wazagera mu rugo ugasanga bya bintu byabaye binini cyane, nibyo bihindutse icyo kwica. Niyo mpamvu yavuze hunga. Gutera indobo cyangwa se kwanga umuhungu, kwanga umukobwa si icyaha, mu gihe ubona ko ibintu byiwe ntushoboye kubana nabyo, ntushoboye kugira gute kubyihanganira, kandi ubona bishobora kuzazana ingaruka zitari nziza kuri wowe ndetse n'urugo rwanyu. Mu yandi magambo, birashoboka ko urugo wabona ikizarwica hakiri kare, sibyo? Ukakirinda. Ndibaza ari byo bintu turi kugenda tuvugaho cyane. Uwo kuri iyo sanse kwango mubanye imyaka myinshi, akenshi hari n'abantu bagagutangira bati imyaka yose sinaba napushije ubusa, sinzashobora kongera gutangira, nongere njye hanze, nongere nyine besingo, nongere nshaka undi muntu, twongere tujye muri za stage zo kumenyana, twongere. Kandi ari maze kugira imyaka 7 yose yo kumenya umuntu, reka nzihanganire ako yabona nongere nangire. Ako buriya mu by'ukuri ugomba kwirinda hakiri kare, kugira ngo uvuge ngo imyaka 7, 10 cyangwa iyo myaka yose mumaranye ni 2 n'itatu bari menshi, vuga ngo kugira ngo njye nangire kanzihanganira, wakimuka tangira, kuko akugira ngo ubabaye indi myaka yose usigaje ubuzima bwawe, wakihangana ukababara mikeya, ugasubira inyuma kongereka ukubaka fondation zawe, ugasubira ku bufatiro kugira ngo noneho wirinde wa mubabaro wabonaga ejo hazaza. Kandi sheri, mu mibabaro, sorry to disturb, mu mibabaro y'urugo, umubabaro uhura nayo irahari myinshi, n'ibibazo n'izindi challenges zigenda ziza. Ariko igitangaje, kimwe mu bibazo gikemurwa bwa nyuma nicyo mwashakanye. Buriya mushobora kugira crise financière, Imana ikagenza neza ikabikemura. Mushobora kugira izindi, nigeze kwigisha mvuga kuri Yobu yatewe n'ibibazo bikomeye, abana barapfa, ubutunzi burashira, ibintu byose, ariko umugore ntiyagenda. Kandi wibuka umugore ukuntu yari yaramubereyeho, amati watutse iyo Mana ukagira gute ukipfa, kandi wiba nk'aba bagore b'abapfapfa. Mu yandi magambo, bimwe mu bibazo uzafesinga bikanga gushira vuba. Urumva icyo nashaka kuvuga, uwo mwashakanye azakubera ihwa kandi ryange kukuvaho vuba. Actually naho ndashaka kukongerera kugira ngo mve ko abantu iyo wirengeje ikintu amaso wazagira muri za consequences, ya consequences mu bintu bishira bwa mbere, iyo ntago ishira bwa mbere. Buraka mu by'ukuri buriya abantu benshi babayeho babaye bitewe n'amahitamo bakoze ahashize habo. None amahitamo ufite niyo affectinga ejo hazaza hawe cyane, hakaba heza cyangwa hakaba habi. Ari ibintu utahindura, ariko mu by'ukuri mu gihe ufite ubushobozi bwo kubihindura, niyo mpamvu yo gukomeza kwibabaza. Niyo mpamvu, kuko ari igihe umuntu aba avuga ngo Mana, noneho usanga abantu Mana avuyemo kwanga Imana cyangwa kublaminga Imana, kandi bidakwiriye. Kuvuga ngo Mana naragukoreye, Mana narakubashye, naririnze, kuki umembye umuntu umeze gutya. Ikintu nyine wakoze byose neza usibye guhitamo umuntu mwashakanye, icyo kintu wakoze. Kubera ko uko wabigenza kose washatse nawe, twabiganiraho uburyo washaka ukwiriye cyangwa nyawe. Uko washaka kose ugashaka umuntu udakwiriye, uzahora ubabaye. Mu by'ukuri ubundi natekereza ko nta muntu udakwiriye uriho, ahubwo habaho kudafitingana.
kuko ari umugore udashaka mu by'ukuri mbona yuko nta muntu udakwiriye uriho, buri muntu wese uriho arakwiriye, ahubwo kumenya guhura n'umuntu badakwiranye cyangwa badafite issues zikava. Sinzi impamvu bagiye kwiga kubera yuko ari umugore udashaka gukora, ushaka kuba a housewife, ushaka kuguma mu rugo, nite ku rugo, nite ku bana, kandi abo nabo barahari. Urundi ruhande hari undi mugabo udashaka umugore ukora, abangu I will provide everything, icara mu rugo urera abana nanjye niteho. Bivuze ngo abo bantu nibahura bazubaka neza cyane. Ariko ari wa mugabo nawe udashaka umugore ukora, agahura n'umukobwa uri career oriented, ushaka gukora, ushaka kugira icyo yubaka, ushaka gusiga legacy mu bigo by'imikorere na kawaya yiwe, bahura kandi gutunyicaza mu rugo, nize masters kugira abana gusa nshobora kubikora this time abati ibintu byose birashoboka ko wabikora. Nta kibazo kirimo ko harimo umuntu ufite uri career oriented, ikibazo yahuye n'umuntu badafite. Niyo mpamvu akenshi n'ubushize twarabivuze, wa mu ex wawe uri gutuka ari undi muntu uvuga ngo mana mwijuru wabaga hehe ko nara, where have you gone? Akoti ni wowe narota sintekereza ko ex banjye. Okay. Akoti buriya ba ex wirwangure n'umugome uri shitani, maybe mwawe atarakora neza, mwahuye wenda ubuzima butaramwigisha, ataranahinduka na character wenda, ariko cyangwa se yahuye n'undi muntu bafite ukunda bya bindi wowe wangaga. Gusa nyine niyo mpamvu tugomba kureba uziko ari byo, kubera yuko hari igihe wangira umuntu ikintu kumbi cyumwangiye, ari undi uzakimukundira agasara kabati kabisa cyane rwose. Uwo nguwo bari umuntu ushaka kwanga, ariko ni ukwera icyo umuntu adakora. Hari undi muvuga ngo mana mwijuru nguma gutyo abe provide, umugore uzarera abana, uzi kwita ibyo mu rugo n'uwo nshaka, kandi nako ni akazi gakomeye nubwo abana babona nyiragusa. Niyo mpamvu buri muntu wese ahavorera nyine ikintu ashaka nakunda. Rero iyo we na wa muntu bivuze ngo ikibazo si abantu, ikibazo ni abantu duhura nabo, ni nabo dushaka n'amahitamo yacu. Bivuze ngo birashoboka ko wahitamo neza cyangwa ugahitamo nabi bitewe na preferences zawe. Ibyo gushaka kwawe no guhitamo kwawe niho hari imbaraga. Niyo mpamvu ugomba guhitamo neza ibihwanye no gushaka kwawe. Wow. Aha, turi kuganira, mwibuke ko target audience yacu muri iki kiganiro ni abantu batarashaka, mubyumve neza, cyangwa se abantu bakiri muri relation, batarafata imyanzuro, bakiri gushakisha abantu. This is our target audience today. Hari ikindi kintu ntekereje gikomeye nshaka ko tuvugaho, nanone sinye yindi ikomeye kuri red flag. Ukundanye n'umuntu ariko iteka uwo muntu ntaha agaciro igitekerezo cyawe, iyo ni irakomeye, gukoreye ahantu iyo irakomeye cyane. Hari n'undi afaza ari ububanza igitekerezo cye, hari n'undi mukunda kubona nta gitekerezo kizima like umuntu uramubwiye ikintu cyose umubwiye sheri tuzakora itekerezo ubanza ari igikomere cyanjye aho ngaho udaye ati sheri ibi n'ibi tuzabikora igihe cyose, ni nta challenge, nta kubwira ati kubera iki, nta gutekereza ati ibyo bintu wabitekereje, donc nta cyagabanya, nta nicyo yica, nako tubishe muri make afite nta icyo sofi yo kugira ngo kwemera. So duhere ku muntu wignoring, like ubonye ikintu ku muntu, ku muhungu cyangwa se umukobwa. Bibutse ko hano bikora kuri side ebyiri, ariko cyane aha hantu ku ignoringa ideas biza ku gitsina gabo, kubera cya kintu cya karashe cyo kuvuga ati nta bitekerezo by'abagore, nta mugore waguhaye igitekerezo cyiza. Kandi man, abadamu bari hano, ngire inama n'abagabo bubatse bashobora kutureba, bimwe mu bintu ugomba kwitoza ni ukumva umugore wawe. Bari abantu bafite sensors sinzi udashobora gutekereza, udashobora gutekereza. Sindi kubivuga ko madamu ari hano, ariko hari bimwe mu bintu abagabo dukoresha logique ariko abagore bakoresha sense, akumva karakata ariko ikindumva wareka kumwumva ejo ukagonga igikuta. Bibaho cyane. So ndashaka kutubwire ko ku mugabo ufite ya myumvire, reka mvuge y'abagabo bakera, sibyo, ati nta gitekerezo cy'umugore, nta mugore wagwi, donc ahora ignoring igitekerezo cyawe, ubigenza gute?
sinzi cyane avuga ko njye koza hahana numva ruhura umutima in these days abantu bakunda kwitwa ngo ni ba alpha male babandi bumva alpha male babandi bumva twe iwacu twakuze turi iwacu ntabwo tuvugirwamo twe ntabwo tuvugirwamo umva uko waba alpha kose bamuga n'umukozi w'Imana nabonye nubishe ntabwo aba alpha kuruta Imana niwe alpha na omega ariko Kristo yaraje arasavinga yoza ibirenge by'abantu ntabwo aba alpha kumurusha mu by'ukuri kamubwiza ukuri ntuzabane n'umuntu uhora uguca intege umuntu utumva ibitekerezo byawe especially ku bakobwa usanga ari umugabo ikintu cyose ukoze gaterega n'undi nta bwenge ugira ubwo muri relationship ukagenda n'ahantu ati rundi data yarabimbwiye nta bwenge bw'abagore ukagenda n'ahantu muri interview ukamubwira ngo byanze nari imbizi nawe ikintu cyanungura igihe cyose respecting ikintu kiri worse ku buzima bwawe niba ari ukubana n'umuntu umeze asheri ibintu uri kubivuga kubera ko maze guhura n'abantu benshi wakumva nka boyfriend we cyangwa umugabo we bavugana ukava n'umwana w'imyaka 2 ntabwo watinyuka kubikora gutya ukumva mwumva ngize ingwe zabo kuko nta kindi kintu mwakora especially ko akenshi cyane ku bakobwa bumva yuko barakuze igihe cyo gushaka barumva bari mu gihe cyo gushaka bikabatera ya pressure yo kwihanganira gutuma bakira umuntu denying ibitekerezo byawe ikintu cyose ukora ko ati sinakubwiye n'ubundi nta bwenge ugira n'ubundi nta kintu wakora ngo ugereho ugasanga ni wa muntu uhora ugusubiza hasi kugira ngo akubwire ati I know you are capable to do this even though uyu munsi bitakunze utabizakunda wa muntu ukwizerera wa muntu umva wemera ibitekerezo byawe nubwo byaba wenda data ngo igihe cyose ntabwo naranye ibitekerezo bizima ariko wa muntu ugukosoze neza wa muntu ushaka ko utuma uba successful ucontributinga kugira ngo ube the better version of yourself ariko opportunity yose abonye amusubiza hasi ati n'ubundi rega n'abakobwa barabikora by the way ati n'ubundi nta mugabo urimo n'ubundi nta mugabo urimo ntabwo ujya ubona akana kuko nameze ntabwo ubona ko umugabo akana akamukora gutya ntabwo ushatse umugabo akana kubona umugabo wawe ugahora comparing ugahora usanga icyo kintu cyica self esteem y'umuntu just confidence y'umuntu uba uri kumwica amarangamutima ko twamukubita inkoni uko navuga kubera ko niba uri kubwira umugabo wawe ntabwo ubona pasiteri wanjye ntabwo washatse pasiteri wawe si nk'abadamu bahimbaza abapasiteri kuruta abagabo banyu ibyo bintu nta mafuti tuzabigarukaho ntabwo ubona bosi wanjye kumwitwara asi ntabwo ubona wa mushuti wakunda twara umugore wawe ushobora kumubwira ati wirirwa umukompera ikintu cyose akora umukompera n'undi muntu uhora wica umva confidence uhora uzisubiza hasi uhora umwica uramubwira ati rega n'ubundi nta bwenge ujya nta ibitekerezo ni ukubona gusa uri umugabo wambaye ipantaro ko nta kintu n'umutwe wapi ugasanga umutwe ngo ni amazi usanga umugabo wamubwira amagambo mabi uhora umusubiza hasi kandi ushobora kumfata uwo mugabo ufite ukamubuildingamo cya kintu cyose ushaka cyane you can do it ukamusapotinga ukamusengera njyewe muri sheri arabizi bamwe mu bagore nkunda muri Bible nkunda Abigail she was very amazing Abigail yadefendinze ubugoryi bw'umugabo we she was very wise sinzi uramugore ndamukunda muri Bibiliya yararebye arabata umugabo wanjye n'umupfa nta kintu nabihindura ariko at least mu gihe mushaka mu gihe tugishakanye ugomba kumudefendinga I know yuko ya provoked umwana ariko ngomba kugenda amakosa nkayemera ariko kugira ngo ubugingo bwe burokure I know nicyo cyane mbona cyane attractinze David kumushaka cyane kuko rero tuye umugore w'umunyabwenge ntabwo yancika ntabwo bishoboka uzi ko ushobora kugenda ukagumva ati urashoboye umunyembaraga iyo ageze hanze agakora ibintu bikomeye cyangwa ukabwira umugore ati I believe in you ushobora gukora ibingibi ushobora kugenda ushobora kwimprovinga ahanga ugasanga mu myaka iri imbere babandi bamuherezaga urugero ugasanga nta hantu bahuriye nabo kubera ko mu buzima bwacu habamo kwiga habamo guhinduka habamo no gukuramo ibyo twize tukabireka twati ibintu twize nta kamaro bifite nasanze ari ubupfapfa ariko ba muntu uhora umuntu partner wawe niwe muntu wa mbere utamwincouraging umva na word of affirmation mugira zimwe actually nizo tuzanavuga kuri nuza bagenderaho love language nawe ushaka kumubwira ati I believe in you I'm proud of you akambwira ejo bizagenda neza uyu munsi nubwo byanze ndabizi nizera mu byo wizera ubwo niko anafite vision niyo mpamvu
ariko uhora uri umukobwa kuko ushaka gushaka umva imyaka yageze umuntu akubwira ati nta bwenge ugira kuba atanditse okay ibaze noneho nimugera mu rugo mukabyara ariko rero shero tarajya abana sorry gato imbere y'umwana wawe w'umuhungu cyangwa umukobwa ugaterega n'ubundi mama wanyu nawe nta bwenge agira kuva kera ntago ari iby'ubu I'm sorry guseka ariko birasekeje nje kintu kintangaje ni gute umuntu w'umugabo atinyuka akabwira umugore we ati nta bwenge niba ubona uwo muntu adafite ubwenge bugeze ku rugero ushaka wamwigishije basi ukamukuza cyangwa ushaka uwundi uvuga ati ndabona uyu mugore naramwigishije ariko ntabwo mbona ari ku rugero ushaka ndavuga ati ahora yemera gusa nta gitekerezo agira nta nyunganizi nta contribution n'imwe mu buzima kandi ntabwo ashaka no kuyigira niba ubona bizakwica cyangwa bikanamwica kuko wica self esteem y'umuntu niba ubona ko bizica amarangamutima yawe bizatuma yidawutingaho bizatuma yumva nta kintu gishoboye aho ngo wice ubuzima bwe wice n'ubwawe kuki utamurika hakiri kare mugiye muri kudetinga njye numva ko iyo ni red flag udashobora kwirengagiza zimwe iyo ubonye umuntu usuzugura umuntu uwo ari we wese hano ugasa ko muri relationship mugiye muri restaurant ubonye mu waiter boyfriend wawe cyangwa umuntu uri kukudetinga amubwiye nabi yamusuzugura I know burya icyo ni ikintu gikomeye uba ugomba kureba uyu muntu usuzugura abantu asa nkaho nta nubwo baciriritse abana gukora amafaranga yabo bari kwinjiza batunze imiryango yabo kugira ari abantu babayeho uyu munsi kubera ko babatunze cyangwa ukabona ba bantu abakozi bo mu rugo aramusuzugura amufata nkaho ntabwo ari umuntu muzima hita uhunga witandukanya n'uwo muntu hakiri impamvu icyo kibazo kibaye mwumva kirambabaje kigukoza ahantu ari sister afite umushuti we sister wanjye afite umushuti we Jean de yari kumwe noneho ataha yababaye arambwira ngo mani fiancé y'umushuti wanjye amubwira nabi aramusuzugura ahora mwabo nta bwenge agira mukandishaka gaseka mukamubwira ngo rega ngo nari igitekerezo kimbuzi mugira wari fiancé we ngo baba bari kuvuga bakamushishikisha ngo sister atashi yababaye tuganira kuri icyo kintu byaratubabaje kubera ko ni umukobwa mwiza wize ufite akazi ako kabona uburyo amutreatinga nabi ariko kugira ngo juste no se kumurekura byaranze ngaramukunda cyane especially none mu diaspora ayumva afite amafaranga akamugeza kambabwire na amafaranga namwe yagura agaciro kawe nta kiguzi na kimwe cyagura agaciro kawe iyo umuntu atwaye self esteem ashyize confidence abakwisha niyo handi ujya mu cyumba ahantu yuzuye abantu ukumva na muntu uri kukubona ushaka kutabyumva kuri gupfa icyo gihe ariko kugiye ariko nureba mu myaka 3 uzasanga byarisha ubuzima bwawe bamwe mu buzima abana babayemo ubu ngubu ababyeyi bacu bakuze bafite ibikombe ugasanga babwira umwana we ntacyo uzimarira urimbwa subona ugira ubwenge reba abana ba kanaka abo bana usanga akenshi uretse no kuba akumva akanwa kararema usanga kuko bya bintu barahindutse usanga nta kintu bimariye usanga cyangwa se no kugira ngo agire icyo yimare ararwana akoresha imbaraga zirushiriza abandi bakoresha kuko ashaka guprovinga wa muntu wamubabaje especially ababyeyi usanga nk'abana bakuze bafite ababyeyi bababwira nabi abakomeretsa babereka ko badashoboye bagereranya n'abandi bana bo kwa runaka kandi twakuze muri generation y'ababyeyi bameze gutyo rero bati wowe ubona utari imbwa ubona ari ikintu uzimarira ugasanga wa mwana kugira ngo azagire ko gukina imarira cyangwa kugira ngo agire rwa rugendo no kugira ngo anabikore arikugira ngo aguproving wrong yuko ibyo wavuze atari byo ugasanga akoresha imbaraga zikomeye cyangwa kugira ngo anabashe gukira ugasanga mu rugendo rukomeye niyo mpamvu utagomba kubana n'umuntu wese ugusubiza hasi opportunity yose abonye ukoza amakosa kuko nta na rimwe nawe ubuze ibintu byose ku isi ntabwo bishoboka ukoza amakosa kuko ariko wakagusanga akubwiye nabi aragutunganyije ugasanga wa muntu nta kintu yubaka ahubwo n'icyo wari ufite wubatse icyari cyo yabakitse mu buzima bwawe mara yagisenya ni umuntu ugomba kwirinda ni umuntu ugomba kujya kure ibyo ngibyo ntabwo bikora kuri boyfriend na girlfriend ntabwo bikora kuri fiancé cyangwa umugabo n'umugore no ku nshuti zawe hari abantu inshuti muri rusange abantu twibwira ko relationship z'abantu bakundana romantic ari byo bikomeye cyane ariko burya n'inshuti zawe imibanire kubana n'abantu igihe usanga ufite inshuti ihora iguca amazi igitekerezo cyazanye ati
nyine ashaka igihe cyose akwereka ko ari hejuru yawe. Abo bantu akenshi usanga ari n'abantu bafite ishyari, ugasanga igitekerezo ufite nta na rimwe umubwira ko wawinize ikintu ubone ari excited bwawe, aho garagaza wagize amahirwe yego ukabona ni bene wanyu runaka ntabwo yishimiye intsinzi yawe. Abo bantu hunga ujye kure yabo mu buzima bwawe. sheri ukiri aho hari ikintu ushaka kugira inama haba abakobwa cyane cyane abakobwa igitsina gore, man umuntu utarabona potential kurimo, my dear, ntukabane nawe. Umuntu udashobora kuza n'ikibukoze akwereke ni kibi ariko akwereke uburyo bwiza bari kugikoramo kandi akwereke ko you can do it, uragishoboye, uwo muntu hunga. Kuko buriya hari ikintu abantu batazi, kubana na buri wese si itegeko. Hari ikintu mugomba kumenya, kubana na buri wese. Hari n'ukuntu culture yacu yagiye favoriza igitsina gabo cyane kuri igitsina gore. Ni mpamvu ndi gutinda kuri kino kintu. Nimba ubona umuntu ari inshuti, ari mwene wanyu, ari papa wawe cyangwa mama wawe, bibaho sibyo, abo ntiwabajugunya ngo bikunde, ntiwabata ngo bikunde, ariko gerageza ushyiremo distance. Kubera ndakuvuga ikintu kimwe, ibintu bakubibamo, ibintu bakogereka nkushoboye, byange bikunde, ijambo rimeze nk'imbuto, ritinde ritebuke, ushobora kuzasarura icyo kintu. Mu yandi magambo, icyo kibazo ahantu kibera kibi nuko kiza cyatakinga identity. Aha, this is the right word actually. Iza yatakinga identity, ugatangira kwibona nk'umunyantege nke kuruta uko wibona nk'umunyembaraga. Reka mbabwije ukuri inshuti zanjye, umuntu yicwa no kutagira identity. Urupfu rwa mbere wagira rubi kuruta izindi mpfu zose ni ukurakinga identity. So ikintu cyose kiza cyataka identity yawe, please ntuzatorere. Uko yaba ari inshuti, uko imyaka yose mwaragendanye, reba umuntu ukubwira ati urashoboye. Mbone no guhumuriza umuntu waba udukurikiye warahuye n'icyo kintu, warabaye victim y'icyo kintu. Uyu munsi uri gustrugglinga, nta potential wibonamo, ubundi Imana yandemeye icyo uri kwibaza icyo kintu. Please ndagusabye nkubwire ngo urashoboye. Kristo ntabwo yapfiriye umuntu umeze nk'uko uri kwitekerezaho. No, you are strong. Uri umugabo, uri umugore, uri umuntu wavamo igihugu cyifuza, umuryango uragutegereje. Please, vuba tuzavuga ku bikomere, ariko ndagusabye gerageza overcoming buri kimwe cyose, buri jambo ridakwiriye ryatewe mu buzima bwawe. Tangira wiyatureho ijambo ryiza mu izina rya Yesu. Ntabwo uri umunyantege, uri umugore w'umutsinzi mu izina rya Yesu. So ntekereza ko iki kintu ariko n'abantu usanga bagusira hasi bagutsikaniza, usanga atari ikibazo cyawe, ari ikibazo cyawe. Bafite low self esteem, bati nabo barabizi ko bafite ibikomere, bafite ibintu kugira ngo numve ko nkomeye, ngomba kwanza gushyira umuntu hasi. Ntabwo bishoboka ko kugira ngo uzamuke ari ukundi muntu wabanje kujya hamwe, ntabwo bishoboka. Ahubwo umuntu ukorera ibyo bintu musengere mwinginge ko afite ikibazo gikomeye, ariko nanone niba ubona bishoboka bitandukanye nawe. So ntekereza ko ako ngako tugatinzeho kari actually njyaho nuko ari icyo kintu cyabaye vuba ahangaha, kandi ariko ni n'ibintu nanga. Impamvu mbikozeho nuko ndabizi kubyanga cyane. ntabwo umuntu usuzugura umuntu hari reka ngarura aka testimony. So hari igihe madamu yari ari kwiga imodoka, nkajya mubwira ati ntugakora amakosa ya naya, ntugakora amakosa ya naya, biri aho ngaho. Noneho ndabyibuka igihe kimwe hari umuntu wari untwariye nabi imbere, sizi mubyibuka. Noneho ndaje ndavuga ati nyamara wasara umutamu uri ukuntu warungenje. Tariko abadamu nitwe mwabonye mudashobora, kandi koko hari abadamu batwara nabi mu muhanda, hari abadamu batwara nabi mu muhanda, ariko batwara nabi mu muhanda ko kibazo ntabwo ntekereza ari imiterere y'umuntu batwara nabi, n'ubumenyi afite, n'ubumenyi. Umva nk'akantu ubutambitsemo. So n'abandi badamu benshi kandi utwara neza pe, you are good driver. So ikintu nshaka kwereka nakazanye kugira ngo akunda kumbwira nk'abantu baje kumuganiriza babwiwe nabi ukabona byamwafectinze. So niyo mpamvu narinzanye kiriya kintu, kandi koko ni red flag iri direct, utagomba no gutorera umuntu utarabona potential yawe, umuntu iyo mpumyi ntuzemere kubana nayo.
umuntu nasuzugura buri muntu wese bitewe na situation arimo umuntu umva dukunda kubivuga umuntu ubona aciriritse none ejo yagutungura akaba umuntu ukomeye cyane umuntu ubona yuko nta kintu yagufasha ubu ngubu mu myaka iri imbere cyangwa mu minsi iri imbere afite ikintu gikomeye yagufasha nubwo atagira icyo agufasha ntugasuzugure umuntu bitewe na situation arimo yose uko ameze kose waba ari icyo umukeneyeho yaba nta kintu umukeneyeho ubaha abantu muri rusange ukunda abantu muri rusange. Dusoza arakantu nshaka gushamikira aho ngaho usanga stili biragaruka ku bagabo cyane ariko n'abagore bijya bibareba usanga nanone umuntu arafata decision atagishije inama akaba ati nta nama yawe nshaka ngewe ndi umugabo cyangwa se ngewe ndi umugore ibintu mba nabibonye sinshaka ikintu na kimwe so ariko cyane kuri decision making like hari ukuntu nka couple tugomba kumvikana aya mafaranga tuyashyire gutya ibintu bigenze gutya ibintu bigenze gutya so biba byatewe n'iki umuntu aracyari muri fiancé arabona umuntu wese arafata decision siri tuko mwamba utari abana nanone ntabwo ugomba kwinfluencer decision y'ijana kujya ko hari indi right yo kuba umugore utaragira hari right yo kuba umugabo n'icyo gihe ubibalansa gute. Ntekereza ko umuntu ukunda ukeneye kumva ibitekerezo bye ko ibitekerezo byanjye si ngombwa ngo ubyubahirize at least ni ngombwa ngo ubyumve kandi ubihe agaciro ariko ari igihe ubana n'umuntu ugasanga ntabwo agisha inama kandi buriya mu buzima niba ari umuntu mubi niba ari n'ikintu uzirinda mu bantu batarashaka uzirinda umugabo udafite inshuti kandi udafite inshuti nziza kubera ko uwo ngo ntagisha inama ntagirwa inama nayo ubwo ni indi red flag ikomeye cyane mutagira inshuti kandi nziza kubera ko ntagisha inama ntagishwa inama ndetse nta n'umuntu ufite yakoze ikosa yabwira ngo umukosore kuko ari ukuntu nanone bond y'ubushuti nanone ashaka kutakumva bitewe ko uri mu kibazo hamwe nawe ariko hazamo wa muntu uri hanze kandi yumva nubaha akabasha kumva no perspective yindi so rero iyo ubana n'umuntu especially nk'abagabo ugasanga nta gitekerezo cyawe aha agaciro nakugisha inama akora ibintu uko abishaka kuko yabyutse nuko akora ibintu biragoye kubakana n'uwo muntu ko urugo ni partnership ni ukuzuzanya kuko igihe cyose ababiri barutuma hari imbaraga nk'ubu ngubu tugiye guterura iyi ntebe nyiteruye njyenyine byamvuna ariko ko mfite umupatiri ushobora kumfasha ya ntebe ishobora kuva hasi byoroshye kubera ko iyo muhuye muri babiri ni Imana n'umugisha Imana bati noneho mbahaye imbaraga mufashanye mukundane mushobora mugere ku bikomeye kubera ko abanyarwanda umutwe umwe ugira inama yo gusara inama igihe cyose ugishije inama ugera ku bintu bikomeye ahantu hose muri kariya mu bintu by'Imana muri marriage mu buzima bwa buri munsi kubera ko ari umuntu ufite wabonye ibyo utarabona ari umuntu uzi ibyo utazi ari n'umuntu ubasha kumva wowe ibyo utabasha kumva rero we n'uwo muntu abasha guhindura imitekerereze yawe n'imyumvire yawe rero iyo muri umugore n'umugabo wenda akaduhere ku mugore n'umugabo nimwumve nakugisha inama birakwica birakubabaza wumva ko nta kintu umaze aho hantu kandi uzarebe igihe cyose watanze igitekerezo ukabona kiba successful uranezerwa at least uyu muntu yamenye ko na contributors ikintu mu buzima bwe kugira ngo bube bwiza kurushaho rero niba uri umukobwa ukabona nibakugisha inama nibakumva n'ibitekerezo byawe ibyo twavuga bakubwiye hata ariko nawe uravuga iki ni ikintu ugomba gutekerezaho kabiri kubera ko bizagenda bikwica mu myaka iri imbere. Ese twuzuza aho ngaho sheri dusoza ka complex ko ntikaba red flag ko ari complex iteza ibibazo wavuganaga nande ugaho n'abagore cyane n'abakobwa ugasanga wavuganaga nande kuki mutindana kuri telefone so cyangwa se n'umuhungu nawe niba ikintu cya mbere kibaho kibi ku isi ni ugushaka umuntu ufite insecurity ahora yumva yuko iyo uri kuvugana n'abantu yumva ari wowe ako buriya insecurity ntituruka muri complex n'ubundi kubera yuko ni asanga muri kwivuganira n'umuntu akaba ati buriya n'ibyo bari kuvuga asanga arakantu kari nawe kuri stati ngo bane neza n'abantu niba postinga numve ko ari bari kuvuga usanga umuntu yipostingiye kuri stati yavuze uhora igihe cyose usanga ni handi usanga
umugabo yumva ko ni umugabo bitewe n'ibyo yinjiza. I know. Igihe ubuzima bwanjye Byanze ukumva complex. ugasanga complex yazamutse utangiye kuba umuntu w'amahane ugasanga ugatangira kuvuga ati umugore aransuzugura nimbubwira nabi nibwo anyubaha nyumve ko ari ndi umugabo usanga akavuga ati nyamara umugore yansuzuguye mu by'ukuri ntiyamusuzuguye ahubwo nuko yumva ko cya kintu cyamugiraga umugabo kitagihari. So ikibazo si uwa mugore, ikibazo ni wa mugabo. Complex. Afite complex, afite insecurities, ni ikintu ugomba gukora umuzi. Nicyo cyiza cyo kuba single. Ufite amahirwe kugira ngo wikosore. Ni ukuri pe. Unenjoying na singleness yawe. Enjoying singleness yawe. Ikindi kintu bya bintu ubona yuko uvuga ati ahantu nanjye ndabizi neza yuko ndafuha bikabije. Ni iki nakora kugira ngo ibintu bikabane. Ndabizi neza ko kugira ngo mve ko ndi umugabo ari ikintu bisaba ko mbana nakoze ko nazamuje. Bero uzarebe ari igihe mujya nk'ahantu mu cyumba nk'ahantu cyangwa muri nk'ahantu mwahuye muri kuganira ugasanga harimo abantu bagomba kuvuga cyane baseka cyane kugira ngo bababone akumva yuko kugira ngo yumve afite valeur cyangwa yumve agaciro ari ukwesa kuje kandi mu by'ukuri ntabwo gusakuza ari gukura icyubahiro cyawe. Bisaba ko ugira ya confidence what I know nubwo navuga ndabizi ko presence yanjye ndazi uwo ndiwe nubwo atanayife you know who you are urabizi uriwe neza. So ni ibintu ushobora ni ibintu nabonye ko abantu benshi bafesinga babigoye ariko ni ibintu bihinduka. Urasenga uriga ushaka kujya muri therapy ushaka gukora ibintu byinshi kongera kugira ngo building self esteem yawe kugira ngo za insecurities zishire kuko ndabizi ko ubuzima bugenda butugira abantu batandukanye ugasanga twahindutse amavaje tudakunda ariko ufite amahirwe y'isi n'ubu ngo waranashatse ufite amahirwe kubihindura ufite amahirwe kongera kwikoramo umurimo. Icyiza ni uko dufite amahirwe yo kwiga buri munsi dufite n'amahirwe mu gihe wabishyize mu bikorwa ubona umusaruro wabyo ariko ntuzabane n'umuntu ufite insecurity birarushya birabangama. Umugore we abaho abangama usanga umugore ahembwa menshi umugabo akumva ntabwo ndi umugabo ariko iyo uzuriwe kuko kuba umugabo ntabwo biterwa n'icyo winjije n'uriwe icyo uri cyo kuko umugore ushobora kutabamuha amafaranga ariko amarangamutima yo ukayubaka ukabona umugabo uruta uwamuha amafaranga cyane rwose kumenya uwo uriwe kandi ntabwo ari uwo muntu partner wawe kuko hari igihe twibwira ko kujya muri relationship bizakemura ibibazo byose dufite aho ugasanga noneho niho bipfiriye kubera yuko ubu ngubu kuba nabana nawe twagiye kuri date isaha imwe ari ibintu utabona kuba twakirwana amasaha 5 noneho ari ibintu utabona ari ibyo ushaka kwishiramo. Niyo mpamvu ugomba gukora akazi ukiri single kuko nimubana amasaha 28 agora mu maso urakaye mu maso murashwana nta hantu mushira nta hantu muri butaye muri burwane muri butongane muri bujye mu cyumba kimwe muri bujye mu mashuka amwe nta hantu ho kumushyira ufite. Niyo mpamvu ugomba gukora ibibazo byose kuko twakomeje kuvuga ngo ari undi muntu ari igihe rero turi kuganira ko umuntu avuga ati mumbwirire gusa ari kumva oya ni wowe tukabereza na link nawe ufite ikibazo. So nawe this time niba wumva ari ahantu ufite amakosa niba ari ahantu ufite insecurity niba ari ahantu ufite ari ahantu wumva ko ari ahantu bidakomeye neza shaka ubufasha kugira ngo building ubende umuntu agufashe tutarasoza ngira ikintu mbwirira nk'abantu bakundana batari abana ariko umuhungu ahora mugenda wavuganye na runaka ndabizi runaka rukundo nyereka shati ugasaba umuntu yafashe telefone y'undi yagiye kwirebamo yagize donc hari n'abagore babikora mu mago n'abagabo babikora so nakaye ka message juste gatoya wabambwira tugasoza kuko biva muri complex ni bibi cyane kwana n'umuntu ufite ugira jealous cyane ku basingo bakiri relationship ko batarubaka. Niba umuntu ubona atabasha kubihindura umuntu ni mwana kubera yuko bizakwica uzi kubana n'umuntu agenzura aho wagiye arakuneka hari naho bashyira mu motari ahantu hose ugiye kugira ngo ikintu cyose ugikore usanga uwo muntu ashidutse yagukuye ku nshuti yagukuye ku muryango usigaye uri wenyine niba ufite ibibazo nta muntu ufite wasanga kubera ko n'aba bantu wasangaga yatumye mushwana yagukuye ku bantu b'ingenzi mu buzima bwawe ubwo ni ikintu kimwe uretse yuko ari bibi peka mbwiza ukuri arakanda abonye kuri social media ejo bundi ndi kubona umugore yagiye afata telefone y'umugabo ari nijoro asinziriye umugabo yarangira cyane amubwira ati soma ibyo usoma numara gusoma ujye kurira hanze
ntundirire hano ndashaka kuryama ni wowe ujya kubyiteza sometimes usanga abagabo barakaye kabisa muri privacy y'umuntu usanga harimo ibintu byose nyine umuntu ntabwo ari perfect harimo ikintu ushobora kureba kikakurakaza ariko niba ufite ubushobozi bwo kubwirinda kubera iki ndatekereza ko iyo ukunda umuntu umugirira nyine agafuhe iyo fuwe uyifite kubera ko bari nyine this is my own person n'ibiki byose ariko wa muntu ufite ifuhe rirengeje uwo muntu umubwira ashaka ubufasha cyangwa se wowe uhunge kubera ko uwo muntu azakwica azagutandukanya n'abantu muzahora mu ntonganya wabaho utavugana n'abantu se ntabwo bishoboka wabaho utabana n'abantu se ntabwo bishoboka ukazura n'abantu umuhandura n'abantu usuzanya n'inshuti mwiganye mukamara icyumweru mutavuganye bivuze ngo mwabaho ubuzima bwanyu muhora murakara niyo mpamvu uwo ufite icyo kibazo ntashaka uburyo yakira red flag ni ikomeye cyane ama red flag ni menshi cyane nitwavuga ngo tuyasoze ariko icyo tuvuga cy'ibanze ni ignoring icyo kintu wabonye ahubwo reba icyo kintu uyu muntu yagihindura ese ahubwo nabyihanganira ko mbana nabyo ese none ni gute ibi ngibi niyo utabyihangana ubundi hakiri kare especially ni ku bantu badetinga muri fiançailles niba abantu batarabana mu gihe ufite opportunité yo kwirinda umubabaro w'iteka hunga kabisa Imana ibaho umugisha rero mbere ko dusoza nagira ngo musabe ushobora kuba ufite ikibazo twandikira muri comment tuzadufata umwanya wo kuzinyuramo ndetse na team dukorana bazaba bicishamo amaso ufite ikibazo ushobora kutwandikira muri comment tukazagusubiza cyangwa se bashobora kudushyirira namba ya WhatsApp gusa apana guhamagara WhatsApp gusa ushobora kutwandikiraho noneho uraza kuyibona kuri screen yawe and then ushobora kutwandikiranaho ufite igitekerezo ufite inyunganizi ufite kibazo ushobora kutwandikira kuri WhatsApp ubundi tukabana nawe cyangwa se tukagusubiza ubundi tugakomeza ndetse n'izindi topic mwifuza ko twavugaho runaka ubujyanama mwakenera Imana ibaho umugisha kudukurikira uri family umugabo umugore wifuza ko tuganira namwe still ushobora kutwandikira kuri iyo nimero byose tukagufasha kandi hamwe no gusenga turazi ko mu izina rya Yesu tuzagira imiryango myiza tuzagira abana beza Imana ikutujyana kure mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubijyanye n'imiryango bakobwa bahungu mudukurikiye mutarashaka tujyana tubibutse ko urugo rwiza rurashoboka iyi ni mission yacu turi hano nta kindi tuje kubabwira kuvuga ko urugo rwiza rurashoboka even though wamenye karana runaka batandukanye abariro rumodo wawe byanze ababyeyi wawe byanze kuba inshuti zaranze n'ibindi bakanga ntibivuga ko ibyawe bizanga nubwo hari couples nyinshi ziri gutandukana hari n'izindi nyinshi cyane zikibanye kandi zimeze neza hari abafite imyaka 40 muri marriage 30 25 50 muri marriage umwaka umwe so biracyakunda so wikumva ko tubivuga cyane kugira duca intege uyu mwuka waje mu bajene uyu mwuka waje mu rubyiruko ngo z'iki gihe ntibigishoboka birashoboka kuba nge na madamu byanze ntibivuze ko ibyawe bizanga kuba ibya runaka byanze ntibivuze ko bizanga siritoire amakapoze yari intangarugero abantu bareberaga kabisa bari abantu ejo ukumva bagize gute baratandukanye ukumva ubwoba buraje my dear kuri ubwo bwoba mu mutima wawe sibyo kuri ubwo bwoba mu bubwira hari n'abakapozi ya fairinze akaza atera ubwoba abajene ntimuzi ibyo mujyamo ntimuzi come on bagore bagabo namwe byanze mwakoze divorce we are sorry for that ariko nanone mwikwirwa mwo kwiza ubwoba mu bajene mu bantu bakiri bato urugo rwiza rurashoboka Imana yaruremye izi neza ko rurashoboka impamvu satana rutera nuko imigisha yose byose bishingiye ku rugo natwe niyo mpamvu twahagurutse kugira ngo dutange contribution yacu dushoboye kugira ngo tubereke ko urugo rwiza rurashoboka kuba nge nawe byanze ntibivuga ko ibya bizanga kuba runaka byanze ntibivuga please urugo rwiza rurashoboka Imana ibaho umugisha reka tubasengere turagushimiye mwami mwiza turagushimiye kuri Imana yacu turagushimiye ku migambi yawe ku buzima bwacu ni myiza atari mibi turagushimiye ko mwami udaye ikiganiro cyiza turasengere buri muntu wese utwumvishe turasenze kugira ngo Mana aho
agukeneye, reka umwigaragarize mu izina rya Yesu, cyane cyane muri no sector ya marriage, muri no sector ya relationship. Mwami turasenze kugira ngo abakomeretse ubahe komoka mu izina rya Yesu, abatagifite amahitamo reka ubahe andi mahirwe ya kabiri, abatsinzwe reka wongere urestoring ubuzima bwacu, kuko ijambo rya ritubwira neza ngo uzashumbusha imyaka inzige zacu zariye. Hari restoration, hari uguhembuka k'ubuzima bwa buri wese. Ndasenze kugira ngo Mwami amahoro yawe n'ubuntu bwawe bibe mu bajene batarashaka, amahoro yawe n'ubuntu bwawe bibe mu bashatse, mu babyeyi, mu bakuze, mu bakiri bato. Reka urukundo rwawe rukomeze kuganza imiryango yacu, imiryango y'itorero, imiryango y'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyiza waduhaye. Turasenze kugira ngo ukomeze uyubake mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwa ubwoba buri mu bajene reka utangire ubukuremo mu izina rya Yesu Kristo. Turabakuragije ubuntu bwa n'imbabazi zawe bibe ku buzima bwabo, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye. Amen, amen. Shalom, shalom. Yep.